Vitu mchiwe. Kuna mkunda kali kulima mbele. Ntabwo bizasubira wallahi wenda ikamukatira kuno nari niteguye ngiye guhura n'icyana ugahinda afite asema niwe kuri kundunguruka vitu wakomeje gahunda zawe uko se bigenze bite mwana bigenze gute si ibintu biba ku basore ntabwo bizi mwana ibiki bibaho se ko nta kintu cy'icyambo ibintu bya jotemu nari mfite umukunzi mu baby man mvuye mu rugo tuvugana arambwira ngo ngiye kuza duhurire hano hirya none arampamagaye ngo bise bihinduka mani ngo ntabwo akibonetse aramemukiye byatari wowe wari ufite gahunda n'umubebe ubwo nubibona ko nari niteguye wowe yiko nubwo bikabye mani byo kintu bya brag wowe ibi biboro iki ko nawe ndeka mani nese urabona nakambaye nk'umuntu ugiye guhura na sheri oya mani ibintu ntabwo bari kuba ugiye kurana n'uko dore singuye ukuntu handitse ibyo simbyiteho mani simbyiteho wallahi kubera ko mbese ubu wari ugiye kurana n'umukobwa wambaye gutya mani wabyihoreye bro wabyihoreye kuba mani kubanza uyu munsi ariko uyu munsi nabyutse mfite byabo ko byimenyera bro reba imyaka yose ndi kurura ubu nkawe none nari nateguye n'akaririmbo ndibuze kumuririmbira ndagukunda nacyabihindura ndagahora ndakubona iruhande rwawe izo zose mani zishaje uyu munsi wasa mani ntabwo nasaze bro nawe byakuba n'inzozi bro reka ndeke Debana mvuye hano ndumva meze neza wallahi ndumva kimbise bana rukundo ndarureka kwisirira Debana nzamura isukari sho imitabaho we kandi uri kumbaza ikibite kumvira we petiri reka nze ndaje man ndabona umutipa ari kungura wanze ashaka umubebi man umubebi mu byanjye ashaka ngo mbirangize umubebi man umubebi icyo wabyore ibintu bimbayeho bro oya mbwira ndabura oya ndabona ufite ibintu by'ibineza neza ubanza ufite ahantu uvuye nari maze iminsi karaka wagahinda karanyishe ubu ankoreye umuti yagahinda bwa mbere mbikoze kuva navuga yagahinda karanyishe kwigirira nari napanze n'umubebi gahunda man duteretana sheri nyine jetemu wanjye pore kabisa mubwira utugambo twiza ngaranasinziriye none binankoreye uyu munsi ibintu by'inkondo ndabireka man nkondo ndabireka wewe byagenze se oya ndabura twari turi kuganira mu rugo ndamubwira ngo ndamukumbuye byahatari ndumva utuntu tutumyeza neza n'udushagarira tuzamutse arambwira ngo rero ngo haje tugahura se tukiga ukuntu twigenze arambwira ni duhurire hahandi nyine dusanzwe tugira nyine duhurire none ndahageze nyihagira muhamagara arambwira ngo gahunda zahinduka abantu ufite n'abahinda kabisa byozi bimbaye hose jewe ngiye maze iminsi nihiringa ku mwana ebana yarananiwe bimwe bigoye bya danje ariko uyu munsi ndagiye ndamubwira ati sheni ngwino tugende tuba twicaye ahantu tukicara ahantu ebana nyimbaye nyikora ku ibere mbona aratuje itambikora vuba nubwo binangoye ebana ise mvuga ati warakugiriye ajya bese man wo ngo aroroshye uguhaye mani nagwa amapasi ego ko ngenda narima ko kubunyicaza ahantu afite nkuremera ujya mbere ya byose banze ubwe niba afite nyashi ebana arajegera bya danje ebana wembwira nimba ndi kugira ahubwo ndi kumukora uri kurira umuntu w'ubugabo n'abana buziye hanze uri rute ebana mwe yatanje mapase telefone yishyize so kunyicaza ahantu ndakwicaza ariko ndakwicaza maze gukora kamwe we naribi we fata nimero umwana umeze neza ufite nyashi aroroshye ameze neza wajya ni ku kirango wallahi dutaza gushwana dore n'ubwa mbere tuguye kandi arajegera so ubibona se ngiye kubo nkubonye urira n'ibyishimo ngiye amaye wenda ahita nkuremera akira nayibonye we no mani hano hirya ni kure cyane cyangwa komeza ubu duhuye mvuye kumuherekeza yewe bamuheretse n'ifoto ye ahubwo ntabwo ateze akamoto ngo mukurikire umubonye yari imbere buriya mukurikire yayiteze reka nze muhamagare kuri telefone wema nimero akira nimero yanjye urumva nibimara gucamo ahita nkubwira nyine ngure n'akantu ntago ngoye niwe uzaza sibyo reka nze mite muhamagara musaza wanjye sawa bitari byarangira ntago nasubira yaho sawa musaza yo amahirwe